ndagira ngo mutwemerere muri aka kanya dutangire gahunda y'igikorwa cyo kwakira igikombe cy'umuganda none kwa 28 z'ukwezi kwa gatandatu. Yewe ugiye kumusangiza amagambo nitwa Ritatse Eline, ndagira ngo mutwemerere rero ambagezeho uko gahunda y'uyu munsi iteguye. Twari gutangirana no kuhagera ko abaturage bahageze, kuhagera ko abashyitsi, twari gukurikizaho igikorwa cy'umuganda aricyo twahoze dufatanya muri aka kanya dusoje. Harakurikiraho guha ikaze abashyitsi, kwerekana abashyitsi, dukurikizeho ijambo ry'uhagarariye UNICEF, dukurikizeho ijambo ry'uhagarariye Grant Fund, dukurikizeho gahunda yo gutanga igikombe cy'umuganda, dukurikizeho ijambo ry'umushyitsi mukuru, dusoze n'ubusabane bwo kwishimira igikombe. Ndagira ngo rero muri aka kanya saba bateraniye hano mutwemerere habaho ituze kugira ngo nkuko twakoze neza umuganda n'ibindi bikorwa byose bigende neza kandi twereke abashyitsi yuko abanyamahama turi ndashyikirwa koko. Murakoze rero, ndagira ngo muri aka kanya mutwemerere umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Mahama atambuke aduhere ikaze abashyitsi. Murakoze. Mama oye! 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 Mama oye! 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 Saruyembe oye! 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 Murakoze cyane, ndagira ngo baturage ba Mahama mumfashe twakira abashyitsi bacu bayobowe na nyakubahwa guverineri w'intara y'Iburasirazuba. Mumfashe tubakire. Nyakubahwa guverineri n'abandi bashyitsi muri kumwe, hano ni mu murenge wa Mahama mu kagari ka Saruhembe mu mudugudu wa Kanombe, aho tubashimira ko mwaje kwifatanya natwe muri uyu muganda. By'umwihariko umuganda twakoze uyu munsi ujyanye no gukumira imvubu ziva mu ruzi rw'Akagera zikaza kwangiza imyaka y'abaturage. Uyu murenge ufite utugari tunini, imidugudu 37. Muri 37 imidugudu igera kuri 13 yose ikora ku ruzi rw'Akagera, ari nayo ikunze kugira abaturage bonerwa n'imvubu, cyane nk'uko mubibona duturiye igihugu cya Tanzania. Nyakubahwa guverineri, abaturage ba Mahama niko mwabibonye bakunze kwitabira ibikorwa bitandukanye ndetse n'umuganda w'igihugu. Ngira ngo ndabizi yuko hari ubutumwa muza kubagezaho kandi bijyanye n'uwo muganda. Rero turashimira leta yacu byinshi yatugejejeho muri aka kagari, yako no mu murenge wa Mahama. Ni umurenge ukuze kwibasirwa n'amapfa, ariko igisubizo leta yaratuboneye. Ubu dufite imishinga 2 yo kuhira tubona izakemura ikibazo burundu, ndetse ari wa gatatu igice gito gisigaye ari kiturimo kigana hirya Mpanga, nawe tuzi neza yuko uri mu nzira mu minsi uzatangira. Ariko by'umwihariko ndagira ngo nsaba abaturage ba Saruhembe ndetse n'abandi ba imidugudu mike yegereye hano bamera amashyi leta y'u Rwanda, kuko twari tumaze igihe kinini ibibazo byinshi abaturage batubana ba Saruhembe ari ikibazo cy'umuriro. Ariko nyakubahwa guverineri, ubu amapoto atangiye gushingwa. Ndagira ngo nsaba abaturage mu gushyira leta yacu. Nyakubahwa guverineri, ndagira ngo munyemerere nakire umuyobozi w'akarere atwereke abashyitsi baje kwifatanya natwe. Murakoze cyane. Aho! Mama oye! 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 Saruhembe oye! 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 Murasobanutse. Nyakubahwa guverineri w'intara y'Iburasirazuba, banyakubahwa bashyitsi twakira uyu munsi, abaturage ba Saruhembe mumfashe twakira abashyitsi. Uyu munsi twagize amahirwe yo kuza aho umuyobozi w'intara yacu y'Iburasirazuba yaje kwifatanya natwe mu muganda
akaza no kwifatanya natwe muri iki gikorwa dufite nyuma y'umuganda n'inama y'abaturage. Mumfashe tumwakire nawe tumusaba haguruka abasuhuze. Nyakubahwa Guverineri yitwa Rubingisa Prudence. Turi kumwe n'umuyobozi uhagarariye UNICEF. UNICEF ni ishami ry'umuryango w'ubumwe w'abibumbye ushinzwe gukurikirana iby'abana. Turi kumwe n'umuyobozi w'ikigo cy'igihugu abenshi muzi cyane hano. Iyo muhuye n'ibibazo byo konerwa n'imvubu nibo badutabara kugira ngo bishyure abahuye n'ibibazo. Turi kumwe n'umuyobozi wa Special Guarantee Fund, abasuhuze. Turi kumwe n'umuyobozi mukuru ushinzwe ibijyanye n'imibereho myiza y'abaturage muri Minaloc, ariwe waje kuduha igikombe cy'umuganda, Bwana Gahigana. Turi kumwe na perezida w'inama njyanama y'akarere kacu, Professor Kariste Kabera. Turi kumwe n'umuyobozi w'ingabo mu karere kacu, Major Alexis. Komanda wa polisi we muramuzi muri uyu murenge, we murabana. Hari n'itsinda ry'abajyanama b'akarere babasuhuza, bakoze kuza mu muganda. Hari n'itsinda ryaturutse muri UNICEF, nabo babasuhuza. Team from UNICEF. Banyakubahwa, mbere na mbere tubashimiye ko mwaje kwifatanya natwe muri iki gikorwa cy'umuganda, ariko ni n'umwanya mwiza. Bambwiye ko hari ekipe yaturutse ku Muvunyi, nabo babasuhuza. Muraho. Uyu munsi ni umunsi ukomeye cyane, aho muri uyu murenge wa Mahama, ariko cyane cyane muri akagari ka Saruhembe, hari ibikorwa bitatu biduhurije hano. Icya mbere ni umuganda no kuba mugiye gushyikirizwa igihembo nk'abari bafite igikorwa cy'umuganda cy'indashyikirwa ku rwego rw'akarere, ku rwego rw'intara no ku rwego rw'igihugu. Icya kabiri, uyu munsi turatangiza gahunda yo gukemura ikibazo cy'imvubu mu buryo burambye. Ubundi twahuraga n'ikibazo cy'imvubu zitwonera, ikibazo cyaho muhora murira ngo duhinga imyaka yaba itarera, imvubu zikazigiyemo, abandi ngo barambariye sindabona amafaranga cyangwa ntago bambariye neza. Ariko uyu munsi kiriya gikorwa twakoze kizabuza imvubu kugira ngo zikore iki, zambuke zibone, sibyo? Ariko icyiza nuko mu gikorwa cyo gukora uriya muringoti birasaba ko muboneka, hari akazi kandi muzahemberwa. Murabyumva? Icya kabiri, nitumara kuwushyiramo uzafatwe neza. Nicyo kibazo duhura nacyo, aho usibangana abana bakahakinira, cyangwa namwe ugasanga murashaka kuhahinga, aho kugira ngo muhakomeze muhasibura. Turasaba ko mukomeza gukora iki, kuhasibura hagume hameze nk'uko hateye kuri, sibyo? Icya gatatu, baraza kubabwira hari umushinga dufatanya na UNICEF mu rwego rwo kuzamura imirire myiza no kurwanya igwingira. Tumaze igihe dufatanya, kandi ikindi gikorwa nicyo kurwanya malaria nacyo dufatanya. Ibyo byose dusaba ko izo gahunda muzigira izanyu, kubera ko zibereyeho gukora iki,
kubafasha sibyo kuturinda indwara no kuturinda imibereho mibi sibyo ntatinze reka bashimire nshimira abashyitsi baje kwifatanya natwe kandi nsaba ko abaturage ibi bihembo mugiye kubona izi gahunda zije kudufasha ni izanyu mukomeze muzishyiremo imbaraga kubera ko zibereyeho kugira ngo zibazamure mu mibereho yanyu sibyo murakoze arakoze itorero niridufashe n'ubundi rikomerezeho ari tugezeho ibyo baduteguriye twakira abashyitsi murakoze itorero kandi muze kudufasha mukoresha igihe neza yegowe murakaza muri beza murabidikundiraho nimwizirwa tubaremo kagira imana iyo tubakiranye urugwiro iwacu muri Saruhembe iwacu kandi dukunda umuganda wubaka u Rwanda murabidikundiraho rushamitse uburinganire rushamitse imiyoborere myiza rurwanya ruswa n'akarengane demokarasi niyo cyo tadukeza Rwanda wegukanye umudende mu mihigo yumva na buri wese iterambere rigaca inganji iwacu Rwanda we
nziza Rwanda nziza iwacu ni Sarurembe turagushyigikiye igihugu cyatubyaye we Sarurembe twifitiye amavuriro Sarurembe kuri mituweli rwose Rwanda nziza Rwanda nkogi turetse mubyeyi watureze iwacu ni Sarurembe turagushyigikiye igihugu cyatubyaye we Sarurembe nimutahe gitore we Sarurembe amasahara agiye we nimurebe izondore we twifitiye abayobozi baturerera neza ku isonga Rwanda nziza Rwanda nkogi turetse mubyeyi watureze iwacu ni Sarurembe turagushyigikiye igihugu cyatubyaye we Sarurembe ku isonga baramutereza amakurura meza twishimye cyane tunezerwe kubera ko Sarurembe iwacu iri ku isonga mu Rwanda yegukanye igikombe da mu kanya kandi tugiye kugitatira mu bihe tubikesha nde tubikesha rudasumbwa mu mihigo inde umutoza w'intara w'ikirenga akaba n'umugaba w'iki akaba n'umugaba w'ingabo w'ikirenga ni mu Rwanda gusa se mu Rwanda hose no mu mahanga abanyarwanda nibamuha amashyi turebe umukandida wacu ni FPR Inkotanyi Paul Kagame yagiye mu mahanga azanye umubano uhuza abanyarwanda amashyi ku musaza bageze mu mahanga afata ijambo abanyamahanga bararushima Amerika yose iramurata Sudani Haiti baramushima muri Katari baramushima migabane y'isi yose iramushima kuko abafasha kwiteza imbere Perezida Kagame avuye mu mahanga azanye umubano uhuza abanyarwanda yaduteje umuganda turamushima mu byiza byinshi turamushima girinka nziza mu banyarwanda amazi meza mu banyarwanda amashanyarazi murayareba dore imihanda murayareba uburezi bwiza mu banyarwanda n'ibindi byinshi murabireba Perezida Kagame avuye mu mahanga azanye umubano uhuza abanyarwanda reka mbashimire mu izina ry'umubyeyi wacu rudasumbwa mu mihigo nturi hano intambwe dore ijambo rye riba kunirwa ryizera abanyamahanga rigahanga muri bihangaje bimwe bishaka kwigurashwa hirya mu mashyamba ngo bigarure amacakubiri mu banyarwanda ariko ibyo ntibizashoboka niba mugabo utara ababisha ubwoba warutejemo akawumusha akambunyura intwari maze akizihira inshuti bataramanye nkanjye kanyamahanga ku isonga rero reka ntambuke mbereke yuko rwose n'izina rya rudasumbwa ndabashimiye cyane mu mudusubiriza muti Sarurembe ku isonga nyakubahwa guverineri n'abandi bashyitsi bose murakagira imana n'amafaranga murateza gutunga muri Imana murakoze cyane itorero rirakoze kutwakirira abashyitsi ndagira ngo mumfashe turishimire
murakoze nyakubahwa mushyitsi mukuru ndagira ngo muri aka kanya mutwemerere twakira ijambo ry'uhagarariye UNICEF murakoze. Good morning, everyone. Maramutse to you all. Honorable Governor of the Eastern Province, the Director General of Community Development and Social Affairs in the Ministry of Local Government, President of the District Council, members of the District Council, Honorable Mayor of Kishi District, representatives of security organs, police and military, Director General of the Special Guarantee Fund, staff of Kirene District, government officials, representatives of development partners, civil society, colleagues, community leaders, parents, and especially children. Good morning to you all. Protocol observed. Abasuje mwese abayobozi batandukanye meya yari yabatubwiye nagorerwa mbasubiramo Sonia yarabanje gusuhuza ndetse n'abaturage mwese mwaje gukora umuganda cyane cyane ababyeyi ndetse n'abana. It's a real honor for me to be here. I think it's an amazing, energizing event, and thank you for taking you in your community and joining you, Umugwama. It's Rwanda. It's very, very special for all of us. Thank you. Twishimye cyane rwose kuba hano gufatanya namwe gukora umuganda ni ibintu byiza, ni ibintu bishimishije, ni ibintu bitera imbaraga kubona abantu mwese mwahuje imbaraga mwateraniye hamwe kugira ngo mufatanye gukora umuganda kandi mwakoze namwe kutwakira. I was just telling the mayor last night, in my country where we always fight against the water, we do drenches, but we never have to protect ourselves from the hippo. So to be here, it's a one-in-a-lifetime experience that I will never forget. Nahoze mbwira nyakubahwa meya ko mu gihugu nturukamo natwe tujya dukora ibikorwa bijya gusa n'ibi byo kurinda abantu guterwa n'amazi, ariko nta na rimwe twigeze dutekereza ibijyanye no kurinda abaturage kuba baterwa n'imvubu zikaza kubonera cyangwa se no kubica. Rero twishimye cyane kuba twagize uruhare mu gufatanya namwe gukora kiriya gikorwa twakoze. I know you're doing it for the public good, for your village, your community, but especially for your children. You want them to be safe, you want them to grow up in a safe, healthy environment. And I can already see that they are in a very happy environment with the dancing and the singing and the laughter that you did when you were working together. Nzi neza yuko ibyo mwakoze mubikora kubw'inyungu rusange z'abaturage mu buryo rusange, ariko ndazirikana cyane yuko munabikora kugira ngo murinde abana banyu, cyane cyane abana batoya, kugira ngo bakomeze kubaho mu buzima bwiza, bagire ubuzima bwiza, bakurire ahantu hari umutekano. Kandi twabibonesha amaso yacu, tubabona hano babyina abana bato. Rero birashimishije ibikorwa byose mukora kugira ngo murinde umwana. So I know you're doing much more. Yesterday and this morning I already saw so many good initiatives for children and their parents together as a community. And of course the 1 Acre Day, the malaria, these are all extremely important efforts to keep on going to ensure that every child grows up healthy, happy, and able to work in the next Umuganda as well. Hari ibikorwa twasuye hano mu karere ka Kirehe kuva ku munsi w'ejo, tureba ibikorwa bitandukanye mugenda mushyiramo imbaraga bijyanye no kurinda abana, kubitaho, kwita ku mirire yabo myiza, kwita ku burere bwabo, kwita ku burezi bwabo. Rero birashimishije cyane kubona abaturage bafatanya n'abayobozi kugira ngo umwana w'u Rwanda akure neza, agire imikurire myiza mu buryo bwose butandukanye. I thank the authorities for that commitment. I saw it last night. It's very touching, and that's the only way forward. Trust
that we will be with you as UNICEF every step of the way. And for now, congratulations with all that's been achieved. Turashimira cyane ubuyobozi kuko niho byose bitangirira. Turabashimira ko bafite uwo mutima, bafite ubushake bwo guteza imbere umuryango cyane cyane umwana, kandi natwe nka UNICEF nk'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku bana turabizeza ubufatanye, gukomeza gufatanya namwe kugira ngo umwana w'u Rwanda akomeze gutera imbere. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Murakoze. Ndagira ngo abateraniye hano mumfashe duhuze ibiganza dushimire umuyobozi wa UNICEF. Murakoze cyane nyakubahwa mushyitsi mukuru. Ndagira ngo mutwemerere muri aka kanya twakira ijambo ry'uhagarariye Guarantee Fund. Nyakubahwa SG mwatambuka. Nyakubahwa Gavana w'intara y'Uburasirazuba, nyakubahwa uhagarariye UNICEF mu Rwanda, nyakubahwa muhagarariye inzego z'umutekano, nyakubahwa umuyobozi wa njyanama, nyakubahwa batandukanye mu nzego zitandukanye muhagarariye, banyarwandakazi cyane cyane mwe mutuye kano karere ka Kirehe mu mirenge ya Mpanga ya Mahama, ndabaramukije. Muraho neza. Ngira ngo turamenyeranye kuko dukunda guhura muri gahunda nyinshi, ariko ndagira ngo munyemerere mbanze mbabwire ku kigega cyihariye cy'ingoboka ariyo Special Guarantee Fund. Dutanga indishyi ku mpanuka ziterwa n'inyamaswa n'ibyo zangiza, ngira ngo niyo gahunda dukunda guhuriramo, ariko tugatanga n'indishyi ku mpanuka ziterwa n'ibinyabiziga bifite moteri bigenda ku butaka mu gihe icyo kinyabiziga giteye impanuka ntikimenyekane. Ushobora kugenda mu muhanda moto ikakugonga ikiruka, uraza Special Guarantee Fund tukaguha indishyi. Ushobora gukurikirana ugasanga ikinyabiziga cyateje impanuka nta bwishingizi, nabwo uraza tukaguha indishyi. Ni byiza rero ko ibyo bintu, ibyo byiza leta yacu iduteganyiriza tubimenya. Turazenguruka, dufite iterambere, dufite imihanda, turatembera. Ushobora guhura n'icyo kibazo, uraza SGF ikaguha indishyi kandi nta kindi igusaba kirebana n'amafaranga. Ibyo bintu si byiza cyane. Murakoze cyane. Twazanye rero n'itsinda ry'abakozi bacu muzi kuko murahorana umunsi ku wundi, ariko turi kumwe n'umukozi ushinzwe ukuriye komite muri SGF yo kurwanya akarengane na ruswa. Muri uko gutanga indishyi hari ushobora kubirenganiramo, hari ibyuho bya ruswa bishoboka. Niyo mpamvu twazanye nawe. Ndagira ngo mbere yuko nkomeza akantu gatoya, tumuha akanya gato cyane agira icyo ababwira kubirebana n'ibyo. Murakoze. Arakoze umuyobozi wanjye mukuru, nitwa Mugabo Munezero Emmanuel, ndi umukozi w'ikigega cyihariye cy'ingoboka, nshinzwe kugaruza imisanzu muri icyo kigega, ariko mfite n'inshingano zihariye zo kurwanya no gukumira ruswa aho ibikorwa byacu byose bigera, na hano mu karere ka Kirehe harimo. Intore ngiye kubaha ikiganiro cy'iminota 2, hanyuma mbabaze ibibazo iminota 3, nabaha ibihembo. Biriya bintu byose biri hariya buriya ni ibyanyu, uraba amaso akabitsindira ubwo arabikukana nyine. Ngaho mukurikire. Ikiganiro nagira ngo mbahe kivuga ku kurwanya no gukumira ruswa. Hanyuma kurwanya ruswa ni uruhe ruhare twebwe cyangwa se nka community nyarwanda twabigiramo? Kurwanya ruswa ni uruhare rwanyu. Ntabwo ndajya mu mwanya w'ibibazo. Ingingo ya mbere iravuga ngo kurwanya ruswa ni iki?
agakakaho ka mbere karabazwa ngo ruswa ni iki. Ruswa ni igikorwa icyo ari cyo cyose umukozi wo mu nzego za leta cyangwa se iz'abikorera cyangwa na sosiyete sivile yagusabaho indonke agira ngo aguhe iyo serivisi kandi wari uyigenewe ku buntu. Nk'uko umuyobozi yaramaze kubigarukaho, twebwe serivisi dutanga tuzitanga ku buntu. Ubwo mukanya ningera mu mwanya w'ibibazo murambwira mwebwe yo muzishu. Hanyuma ruswa igaragarira muri kimwe mu bikorwa bikurikira: gusaba, kwakira cyangwa gutanga indonke. Mwabyumvise? Agakurikiraho karavuga ngo gutanga icyemezo, gufata icyemezo gishingiye ku itonesha. Umuyobozi cyangwa umuyobozi yaba umuyobozi mukuru yaba umuyobozi w'umudugudu afashe icyemezo ariko ukabona gishingiye ku itonesha. Bajya kubaha inka akareba nka muramu we cyangwa akareba nka murumuna w'umugore we akavuga ngo ni urahabwa inka kandi mu by'ukuri atarayikwira. Ibyo si itonesha, ni ruswa rero. Hanyuma akandi karavuga ngo gukoresha nabi umutungo ufitiye rubanda akamaro. Umutungo ufitiye rubanda akamaro ntabwo ari abayobozi bonyine babasha kuwukoresha nabi, namwe babubakira robine y'amazi bugakejo mwayikuye. Ubwo muba mukoresheje umutungo wa leta nabi, itegeko rero rirabahana. Hanyuma ntabwo mbonye umwanya uhagije wo kubaganiriza birambuye, ariko kubera ko ibikorwa byacu bikorera hano cyane kandi kenshi nzagaruka. Reka mbabaze ibibazo nabateguriye, hanyuma baba tayari bakabitsindira. Baregera uriya mugabo Emilie, haguruka. Uriya mugabo twambaye rimwe ku mutwe, hano nambaye kurwanya ruswa ariko hejuru nambaye SGF. Ibyo muratsindira muramwegera abibahe. Kurwanya ruswa ni iki? Egira hino mukecuru, egira hino gisubizo, gira vuba vuba. Murakoze. Kurwanya ruswa, murakoze. Amazina Angelique Uzararwa n'Imana. Kurwanya ruswa ni serivisi usabwa n'umuyobozi cyangwa ari we wese usanze umuhaye ikiguzi, akayiguha umuhaye ikiguzi runaka. Mumuhamashi atsindiye umupira rero. Egera hariya bakwambike neza umupira wa Anti-Corruption Committee. Hanyuma dosiye isaba indishyi igurwa amafaranga ngahe kugira ngo uyibone? Shaka umugore uhetse umwana. Nta mugore uhetse umwana uri hano, ntacyo nawe uramuhetse mu bundi buryo. Ngwino gira hino. Nta ndishyi nayo. Oya, dosiye isaba indishyi kugira ngo bayikuzurize ni ikihe kiguzi utanga? Ntacyo. Byari 5 se. Ntabyo dutanga. Nta 5 numvisha. Urabitsindiye, genda baguha umutaka umwe muri ya mitaka wo gutwikira umwana. Ikibazo gikurikiyeho, ese gutanga fanta ku mukozi w'ikigega cyihariye cy'ingoboka waje kubabarira cyangwa kubarurira umutungo umwonewe n'inyamaswa, ibyo ni ruswa? Buretse umubyeyi uhetse umwana niyigire hino atinsubize. Naze hano imbere. Oya, buretse yabonetse. Ngwino. Nabashije ngo gutanga fanta ku mukozi waje mu kazi ko kubara indishyi kubonewe n'inyamaswa, ibyo hari ubwo ari ruswa? Ni ruswa. Gute? Kubera ko iyo serivisi ari ubuntu akaba aguciye fanta. Akaba nciye fanta cyangwa se ayiguciye uhagaze aho, hari icyo wongeraho? Uya vuga icyo wongera ku byo avuze. We ntacyo wongeraho? Ongeraho ko aba ari mu kazi ahemberwa na leta, ko nta kindi mwemerewe kumuha. Mutambuke hariya buri muntu wamuha umutaka twikira umwana utahe neza. Hanyuma nta mumotari uri hano, nshaka abamotari 2 bafite kontake mu ntoki, apana babyitire. Abamotari 2. Aha, we waje uyitwaje. Baguhe mikoro. Assurance.
imaze iki? Amazina ni Habiyaremye Jean Bosco. Esperance rero ikimaze ni ukugira ngo tujye dufite umutekano muzima no kugira ngo kandi mu gihe dukoze gisida itugoboke. Ibagoboke ntimuhungabanye n'umutekano w'abanyarwanda. Iyo ni raincoat harimo ipantaro n'ishati yayo izakurinda mu mvura. Arakoze umuyobozi mukuru yarambwiye ngo babwire ko ari ikoti ry'imvura uriya mumotari wacu azajya agenda yifubitse nta kibazo afite mu gihe atwaye umugenzi. Murakoze. Hanyuma gahunda ya Gerayo Amahoro urayizi? Yego. Imaze iki? Gahunda ya Gerayo Amahoro ni ukugenda ku muvuduko muke. Uretse ubisobanure neza fanda arahari. Gahunda ya Gerayo Amahoro nitwa Maniteganya Yonasi. Gahunda ya Gerayo Amahoro ikidufasha ni mu buryo kugira ngo uwo utwaye umurinde impanuka itunguranye ndetse no kugerayo amahoro. Nawe kandi wirinde akira uzagende neza mu mahoro mu gihe cy'imvura. Hanyuma murambabarira nkeneye umusaza umwe ngasubiza Deje ijambo. Nkeneye umusaza umwe n'abasore babiri. Ibindi ni udupira ndaduha abantu gutya Deje arimo avuga nta kibazo. Umusaza umwe n'abasore babiri. Weya uretse. Igikorwa twajemo ni iki? Igikorwa twajemo ni umuganga w'igihugu. Baguha bote wiyambarire n'umupira. Umuganda ufitiye igihugu akamaro. Abaturage ubamariye iki? Twese turusange umuganda w'udufasha cyane. Muzehe wahoze uraririmba neza kandi koko wabivuze neza. Ariko uyu musingi ikigega cyihariye cy'ingoboka giciye mwiteguye gute kubungabunga? Uyu musingi twiteguye kubungabunga twongera aho bacumbikiye ndetse no kuwukorotira neza ku buryo ntawe ugomba kuwangiza. Ibyo uyu musaza avuze ni mu muhamashyi muzabyubahirize. Arakoze cyane rero umuyobozi mukuru, reka murekere umwanya ibindi ndagenda mbikora gake gake kandi ndabizi ko twese turishimye. Murakoze. Arakoze Munezero. Dutuze dukomeze dukurikire. Banyakubahwa abayobozi muri hano, namwe abaturage bo mu murenge wa Mahama, bavandimwe twazanye dufatanyije akazi, ngira ngo ibibazo bitandukanye bimaze gutangwa biragaragaza imikorere ya SDF. Ntacyo nakongeraho, ahubwo ndagira ngo munyemerere ingaruke ku gikorwa tumaze gukora cy'umuganda. Iyo inyamaswa yoneye umuturage noneho bikarenga ikaba yagira ukomeretsa cyangwa ikamwicira uwe, mu by'ukuri umuryango urababara, ariko ubuyobozi bwacu bubabara birenze. Aba ari ikibazo gikomeye kandi tugomba gushakira umuti, kitagomba kugarukira gusa mu gutanga indishyi. Niyo mpamvu twaje hano nka SDF kugira ngo ku bufatanye bw'abaturage batuye hano bakunda kwangirizwa n'inyamaswa, ku bufatanye n'ubuyobozi bw'intara y'Uburasirazuba cyane cyane akarere ka Kirehe, turebe uburyo icyo kibazo cyakemuka burundu, umuturage abeho adafite igihungabanya ubuzima bwe nta n'igihungabanya umutungo we. Uyu musingi rero twacukuye uzakomeza mu mirenge ya Kirehe, ya Mahama ndetse no mu murenge wa Mpanga, kandi kubera ko ari ubufatanye
harimo ubufatanye bwacu nka SDF nk'uko babisobanuye, hakabaho ubufatanye bwanyu nk'abaturiye ahakunda kugaragara ibi bibazo, ariko kandi hakabaho n'ubufatanye bw'inzego z'ibanze. Ubufatanye bwacu na SDF nk'uko babivuze ni amafaranga twatanze y'inkunga azahabwa abazagira uruhare mu gukomeza gucukura uyu musingi kugira ngo izi nyamaswa ze gukomeza gusohoka ngo zangirize abaturage. Ntabwo ndi buvuge byinshi rero, mwabyumvise mu mikorere yacu ya buri munsi dutanga izo ndishyi, ariko kandi tukagerageza kuzitanga mu buryo umuntu ahabwa icyo akwiriye kandi akagihabwa nta kiguzi. Twari dufite amakuru twakiriye ko hano hari abaturage batanga amafaranga kugira ngo akorerwe dosiye, bamuca amafaranga, bamwe batanga 5,000 cyangwa 7,000. Uretse kuba biteganyijwe n'itegeko ko nta kiguzi ugomba gutanga, nta nubwo bikwiriye kuko ugomba gukorerwa dosiye nta kiguzi utanze, nta ugomba kuguca amafaranga, haba ku ruhande rw'abayobozi b'inzego z'ibanze ndetse no ku bakozi ba SDF. Reka rero dukomeze dufatanye gukumira izi nyamaswa, ariko kandi naho ikibazo cyabaye umuturage ahabwe ibyo agenerwa n'amategeko, ahabwe indishyi kandi azihabwe nta kiguzi. Turacyari kumwe rero, twarabanye mu bihe byose, ngira ngo mwarabibonye. Ubu ngubu amafaranga asigaye atangwa, agatangirwa ku gihe, ngira ngo abantu bonewe mu kwezi kwa gatanu, uwaba atarabonerwa amafaranga ye y'indishyi azahamagare ku wa mbere, turebe ikibazo kirimo cyaba cyarabayemo, kuko hajya hazamo ibibazo bitandukanye, ariko abantu bonewe mu kwezi kwa gatanu bose amafaranga yageze ku makonte yabo. Utarayabonye yatubwira. Ndetse nabonewe mu ntangiriro z'uku kwezi kwa gatanu bamaze gutanga konte no gusinyira amafaranga yabo, amafaranga yageze ku makonte. Abatarabona amafaranga nabo babariye muri iki cyumweru turimo, iki dusoze, abandi bose amafaranga yageze ku makonte. Uwaba atarayabona, nimero za telefone murazifite, ariko ndagira ngo mbibutse ya indi tishyura 1045 1045. Uwaba atarabona amafaranga ye yazayihamagara ku wa mbere tukakurikirana ikibazo cye. Ndagira ngo mbashime rero ubufatanye mugira mu kudufasha kurwanya ruswa, kurwanya uburiganya bushobora kugaragaramo. Tunabashimire cyane ku bufatanye muzakomeza kugira mu kurwanya no gushyigikira uyu musingi tumaze gucukura, kugira ngo inyamaswa ze gukomeza kutwangiriza. Ahasigaye tubeho dutekanye, duhinge tweze, dutekane mu buzima bwacu ndetse no mu buzima bw'abacu. Mwakoze kandi kwitabira umuganda. Murakoze cyane, ndagira ngo mumfashe dushimire ijambo ryiza bamaze kutugezaho. Murakoze cyane nyakubahwa mushyitsi mukuru. Ndagira ngo muri aka kanya mutwemerere twakira umuyobozi waturutse muri Minaroke atuganirize ku bijyanye n'umuganda, kandi agana ku musozo atwemerere afatanije na guverineri abaze kudufasha gutanga igikombe cy'umuganda. Murakoze. Nyakubahwa Gavana, nyakubahwa mwese bateraniye hano, abaturage muri aho, twaje kubashimira ko mwakoze igikorwa cyiza, ariko n'uyu munsi turabashimira ko mwaje mu muganda. Umuganda si igikorwa cyiza se, dore turimo gukemura ibibazo byacu, murimo guca umusingi uzatuma turinda inyamaswa kona, tukabaho neza kandi inyamaswa zikabaho zifite akamaro, si byo se? Igikorwa mwakoze cyo kubaka umuyoboro w'amazi nk'uko babivuze cyabaye icya mbere kubera impamvu eshatu. Mwishyize hamwe, ni igikorwa mwikoreye, ariko icya kabiri
gifite akamaro ku muntu urenze umwe. Amazi afite akamaro ku muntu urenze umwe. So gukora ibintu bifitiye akamaro abantu benshi n'iby'agaciro. Icyo gikorwa cyabaye cya mbere ku rwego rw'akarere, ku ntara no ku rwego rw'igihugu. Igihembo kiri butangwe si cyinshi, ariko igikomeye muri byo ni ukubabwira ngo ibyo mwakoze ni byiza, mukomereza. Uko bimeze kose biraza kudufasha kugira ngo nibura twagura ibyo dukora cyangwa tube twakora n'ibindi. Murakoze cyane. Murakoze, ndagira ngo badufashe na nyakubahwa guverineri badutangira igikombe cy'umuganda. Uyu munsi ni ukugaragarizwa umusaruro, amashyi menshi kandi twakira umuyobozi w'intara kugira ngo nawe atugezeho ijambo yaduteguriye kuri uyu munsi. Murakoze. Arakoze cyane MC nyakubahwa meya, umuyobozi mukuru wa UNICEF mu Rwanda, umuyobozi mukuru wa Special Guarantee Fund, abayobozi b'ingabo na polisi, namwe abaturage bacu, cyane cyane umwihariko umudugudu wa Rushonga, umudugudu wa Rushonga igira hejuru. Babivuze ko mwabonye igikombe ku rwego rw'igihugu, ngira ngo ntabwo mwabyumvise neza. Ubwo murumva ko ari ku rwego rw'igihugu cyose. Nkuko DG Gahiga nabibabwiye, twakoze igenzura, dukora isuzuma, biva ku rwego rw'akarere, tubasaba ibikorwa byakozwe by'indashyikirwa mu muganda, bigera ku rwego rw'intara, natwe turasuzuma mu turere twose, mu midugudu yose, dusanga Rushonga niyo yakoze neza, tubijyana ku rwego rw'igihugu kuri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu, bareba mu midugudu yose y'iki gihugu, basanga mwesheje agahigo. Mwarakoze rero, basubira kwicarira. Icyo bivuze ubu ni ukuvuga ngo mwumva gahunda yo kwiyubakira igihugu binyuze mu maboko yacu mu muganda. Kuba mwarakoze umuyoboro w'amazi kugira ngo mugire amazi meza yunganira imibereho myiza yanyu, ariko no kugira ngo buri wese abigire ibye, mwitabiriye muri benshi. Ubu bivuze ko atari kwitabira gusa kuko haje abayobozi, kuko n'ibyo mwagiye mubikora tudahari ari ibyanyu. Abayobozi rero b'umudugudu kuzamuka, namwe baturage mwabigizemo uruhare, turabibashimira cyane. Uyu munsi twahuriye hano nanone kuri iyi gahunda mubonye, ngira ngo simbisubiramo cyane, Florence yabivuze. Uyu muyobozi w'ikigega cyihariye, nubwo ari ikigega gitanga indishyi, ariko iyi mirimo twaje gukora ni ukugira ngo dukumire. Muri iyi ndishyi za hari ibyangiritse, siko bimeze, ariko twaje kugira ngo dukumire, sibyo? Se mwananiwe? Twaje kugira ngo dukumire. Yaravuze ati tuzaca iyi miyoboro y'amazi kumira kugira ngo imvubu zitarengana zikaza kubonera. Namwe ariko turabasaba kugira ngo kiriya gice cyegereye amazi ntitukajye tujya kuhahinga, ubundi tujye duhinga ruguru. Murabizi ko n'igihe amazi aharenga mu gihe cy'imvura, ushobora no kujyayo ugahurirayo n'iyo mvubu. Ariko ikindi ni ukugira ngo munasobanurirwe
iyo haramutse habaye impanuka kugira ngo mwumve uburenganzira bwanyu babahaye ibizamini mu kanya kandi mwabisubije neza. Mu minsi ishize hano twarabyumvise abantu batanga amafaranga kugira ngo bahabwe serivisi, abantu bigira ngo nibo batanga izo serivisi batazitanga bakabeshya abaturage. Twarabyumvise hirya muri za nasho naho birahari. Icyo musabwa babahaye nimero n'iz'abayobozi banyu muzifite, aho bigaragaye mujye mutanga amakuru kugira ngo nabyo bikumirwe, sibyo? Ikigambiriwe ni ugukumira. Tugiye guciye imiyoboro irangana n'ibirometero 30 hano muri ya midugudu batubwiye n'ingaye harya 13, ariko ubwo ni igikorwa tunakomeza dufatanije, tukazajya no mu tundi turere nka za Kayonza naho hari ibibazo nk'ibi. Mwabyishimiye ubwo kandi byumvikane ko ari mwe muzabikora. Bwa bunararibonye bwa bushake mwagaragaje hano harimo n'agafaranga kuko azaba ari akazi. Kanshimire cyane umuyobozi wa UNICEF mu bufatanye nabo dufatanya mu kubaka umwana w'umunyarwanda. Mu mahitamo twakoze nk'igihugu dushyira imbere umuryango, sibyo? Umuryango nicyo gicumbi cy'iterambere, niho bihera. Umwana, ababyeyi be, udafite ababyeyi dufite ba Marika mu Ruyinzi, dufite inshuti z'umuryango n'abandi bakamurera, ariko umwana agakurira mu rugo neza, agafata indyo yuzuye. Hano naho ndibaza ko iti muri bumbwira umudugudu twahisemo utagira icyaha hano witwa nguki? Umudugudu wa Gisenyi. Iyo ariko rero reka na Rushonga ijyemo. Na Rushonga ijyemo muri iyo midugudu itagira icyaha. Bivuze iki? Ni ukuvuga ngo umwana mu rugo, urugo rube rutafite amakimbirane, umugabo n'umugore babane neza nta makimbirane. Kugira ngo tuyagereho tuzi ko hajya habaho amakimbirane ashingiye kuki? Ubuharike, ubundi ni ku mitungo, ubundi umwe yanyweye yasinze kubera ko twejeje, ibintu nk'ibyo ngibyo bigatera amakimbirane. Tuyirinde kugira ngo tugire n'umwanya wa mwana, tumurere neza, tugire akarima k'igikoni abone indyo yuzuye nk'uko babidufashamo. Pamela, ushime cyane, uciyemo n'agakoryo kawe, umushime cyane country representative ko ubu bufatanye baza bunganira ibikorwa dukora kugira ngo turere umwana wacu neza, arererwe mu muryango kuko tubyemera ko ari cyo gicumbi cy'iterambere. Tukagira ngo umwana yige, ajye mu ishuri, agirirwe isuku, agirirwe uburere bwiza. Wa mudugudu utarangwamo icyaha, turashaka ko ibipimo byanyu bitazajya bigaragaza ngo abana bataye ishuri muri Rushonga cyangwa naho muri Gisenyi bangana barya. Icyo gihe babaye zero. Nta rugo rubana rutarasezeranye ko murabahugura ducishe no muri za senefu n'abandi bakabana neza. Nta mwana w'umukobwa ubu ukihaterwa inda zitateganijwe. Ego, sibyo? Sibyo? Aho rero babyeyi, pamoja no gushyiramo inshingano zanyu zo kumenya ngo aba bana baje mu biruhuko turabateganyiriza iki, sibyo? Abana baje mu kiruhuko turateganya iki? Bayobozi muri hano duteganya ibikorwa bizagira ngo abana bagire ibibahuza, batagira ibibarangaza n'ibibashuka, sibyo? Aho mwumva hari babagabo b'abashurashuzi batera abana b'abakobwa inda, mutanga amakuru. Dore dufite komanda hano, dufite ba gitifu, dufite abakorerabushake, dufite abantu benshi cyane bashobora kwakira ayo makuru tugatunga agatoki. Kuko erega ni icyaha kidasaza, kandi iyo umuntu abihaniwe bitanga n'urugero ku bandi. Wa mudugudu rero utarangwamo icyaha, abana b'abakobwa barangiza ibizamini, umwaka ugashira undi ugataha ntawe twagize watewe inda zitateganijwe. Ariko niyo bibaye ari impanuka ibaye, n'umwana wacu babyeyi ntabwo aba agomba kuba igicibwa. Arabungwabungwa, umwana akarerwa, agasubira mu ishuri, agakurikiranwa. Ni wa mudugudu utagomba kugira igwingira. Nashimye cyane bimwe mu byo twabonye hariya mu biribwa bagomba guhabwa, kandi twunganira cyane n'inyigisho duhabwa na UNICEF
n'abandi bose na NCD n'abandi. Nta gwingira rirangwa muri uwo mudugudu. Nta mwana ugera mu muhondo niyagezemo no gukurikirana agasubira mu cyatsi akarerwa neza. Ibyo bipimo byose nibyo twifuza ko Shonga namwe mugira na Gisenyi n'ahandi kuko dufite aho byakoze. Niba mudugudu ugira isuku nabashimye ukuntu mwaje hano mu muganda musa murakeye. Ubu se no mu rugo niko bimeze. No mu rugo niko bimeze. Wabasura akagera aho muryama, akagera mu bwiherero, aho mutunganyiriza amafunguro, niko bimeze. Tuzaza mukomereza isuku. Bose isuku kandi abayobozi bari hano tubijyane ku muryango, bihere ku muryango, bigere ku isibo, bikomeze. Abayobozi b'amasibo muri hano burya rega muri wa mudugudu iyo dufite ingwe 5 cyangwa 10 ukamenya uko bagenzi bawe baramutse, ukamenya ko umwana wabo ari uwawe gyatagiye ku ishuri nawe bikureba. Kuko iyo birangiye atagiye ku ishuri agatishura akabigihazi ejo ni bazaheraho yiba. Sibyo? Ibyo nabyo tubirebe. Ndasoza rero nshima cyane ko mwabyumvise, mbashima ko mwabaye indashyikirwa mu gukora umuganda mukibakira igihugu n'ibi bikorwa dukomeje. Mbashima ko mwumvise yo gahunda turimo yo kugira umudugudu ukeye utarangwa icyaha witeza imbere, ariko kandi tukumva n'ubufatanye n'abandi batwunganira muri ibi bikorwa. Abayobozi baje hano kudufasha muri uyu muganda, ikigega cyihariye cy'ingoboka, UNICEF, abayobozi batandukanye mu nzego ziri hano, namwe abaturage ndabashimye cyane. Tugira umunsi mwiza, twiyubakira igihugu. Murakoze cyane. Arakoze cyane umuyobozi w'intara, ariko akiri imbere ndagira ngo atwemerere, twagira ngo mutwemerere abayobozi abo ngiye kuvuga bigire hino dufate ifoto turi kumwe n'ibihembo twagenewe kuri uyu munsi. Ndagira ngo nsabe umuyobozi waturutse muri Minaroke, meya w'akarere ka Kirehe, vice meya, umuyobozi w'umurenge, mudugudu wa Rushonga, itifu w'akagari, dusabe perezida w'inama njyanama y'akarere ka Kirehe, umuyobozi w'ingabo wa polisi, umuyobozi wa UNICEF n'uhagarariye Grant Fund. Mudufashe abaturage natwe twishimira ibyiza twagezeho bivuye mu maboko yacu. Abayobozi bafata ifoto dukoma amashyi tunezerewe kubw'umusaruro twagezeho. Ibyishimo bigaragarizwa abayobozi kugira ngo tubereke ko ari imirimo y'amaboko yacu. Komeze morali n'abayobozi bacu abari mu matenti, hanze ya tenti, twese dufatanye n'abayobozi. DJ azamura umuziki, tugeze mu gihe cy'ubusabane twishimira igikorwa twagiye